munyemerere dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba waduhaye imbaraga, twiriwe mu mirimo idutunze, kandi n'abatayifite bari mu bigeragezo bitandukanye, wabahaye imbaraga zo kwihangana. Inzara n'ubukene ntibyabakura mu biganza byawe. None twese tuhuriye imbere yawe tuje kugusaba imbaraga, tuje kugusaba imbabazi, tuje no kukwibutsa amasezerano wadusezeraniye, atari uko wibagirwa, ahubwo ari ukugira ngo natwe ubwacu tukwereke yuko ibyo ukeneye kuri twe natwe tubikeneye. Ngaho rero udufungura amatwi twumve icyo ushaka kutubwira muri uyu mugoroba. Uhambura amaso yacu tubashe kureba kure, kandi utubere Imana itwigisha, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ibigeragezo bitatu simusiga, ngiki cyigisho dufite muri uyu mugoroba. Ibigeragezo bitatu simusiga. Muri uyu mugoroba tugiye kujya mu byanditswe byera, twubake ikiraro hagati y'ibigeragezo Adamu na Eva baciyemo n'ibigeragezo Yesu yaciyemo ari mu butayu, n'ibigeragezo biri imbere hano gatoya imbere y'abana b'Imana. Turi busange umwanzi warwanyije Adamu na Eva niwe mwanzi warwanyije Kristo mu butayu, niwe urimo kuturwanya, ariko azakuba imbaraga ze n'ubucakura bwe mu kigeragezo giheruka. Ndagira ngo rero muri uyu mugoroba buri muntu aze kwibaza ngo ariko ikigeragezo giheruka kizaba ikihe? Kuko ubu dufite ibigeragezo byo mu rugo, dufite ibyo ku kazi, dufite iby'umubiri, dufite ibigeragezo by'abaturanyi, yewe hari n'ibyo ku rusengero, ariko ikigeragezo nyamukuru kizaheruka ibindi ni ikihe? Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, muri Matayo igice cya 5, Matayo igice cya 5, abafite Bibiliya tujyane. Muri Matayo igice cya 3, Bibiliya itubwira ko Yesu yari yabatijwe. Yesu yarabatijwe, umubatizo we kubera ko ari umubatizo wujuje ibyangombwa Imana yagennye. Wari umubatizo werekana mu buryo budasanzwe kwiyegurira Imana no kuguma mu murongo wayo. Umubatizo rero nk'uwo, buri gihe umuntu ujya kubatizwa, data wa twese aba ahari. Iyo umuntu ashaka kubatizwa ngo ahagarare mu byimbo Satani yo kumutera guhuzagurika, uwo mubatizo umanura Imana nayo ibigize gute? Ibihari. Rero muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13, Bibiliya itubwira ko Yesu yari agiye kubatizwa, kandi umurongo wa 13 w'icyo gice uravuga ngo icyo gihe Yesu ava kuri Yorodani i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari nge wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Reka ngire ikintu mbabwire. Muri ino minsi abantu bishyiriyeho amadini abafasha gukiranuka mu buryo butuzuye. Umuntu agashaka uburyo yakiranuka ku nzoga ariko ntakiranuke ku bagore. Umuntu agashaka ukuntu yakiranuka ku bagore ntakiranuke mu mafaranga. Iyo umuntu abatijwe by'ukuri, Imana imuha gusohoza gukiranuka kose. Ibi byatumye hari ikintu kidasanzwe kiba. Yohana Bibiliya ivuga ko yahereye ko aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava he? Abafite Bibiliya, Yesu yavuye ku mazi? Ntago Yesu yavuye kuri Yorodani, yavuye muri Yorodani. Umubatizo w'amazi menshi, Imana yari yarawutanzemo amasomo abiri mu bihe byabanjirije umubatizo. Nimureba mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7, Stefano bajya kumutera amabuye, yavuze yuko basokuruza babatirijwe n'inkingi y'igicu igihe bacaga mu nyanja. Kandi nanone Yesu yongeye kwerekana icyigisho gikomeye mu gihe cye, ababwira yuko mu babembe bariho mu gihe cya Elisa, Namani wenyine ari we wagize gute?
ari we wakize. Mu magambo make Yesu yarababwiye ngo nimwige isomo ry'ibyabereye kuri Namani. None Namani yakize habaye iki? Yakize bamusize amavuta n'ifu? Reka da. Namani yakize kubera ko bamumanuye yibira muri Yorodani kangahe? 7. Iri somo rero ryari isomo ry'ibihe byose. Ndabakangurira kubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe. Ndabakangurira gusohoza gukiranuka kose, kuko nibwo Imana izamanuka ikaza mu mubatizo wanyu. Ikintu gitangaje, Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Ntago yabatijwe imibatizo 299 hari uyu munsi yemewe na za leta. Imaze kuba 300. Muri iyo mibatizo yose 300 abantu babatijwe. Nubu ko turi ahangaha hari ababatijwe mu buryo burenze bumwe cyangwa bubiri, ariko Imana yemera umubatizo umwe. Hariho kwizera kumwe, hariho umwami umwe, hariho n'umubatizo umwe. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire kuri uyu murongo wa 16, Matayo 3, Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo Adamu na Eva bakimara gucumura, icyaha cyakinze amarembo y'ijuru. Kandi no mu gihe cya Elisa, iyo ibyaha byabaga byinshi, amarembo y'ijuru yagiraga gute? Yarifungaga. Kubw'ibyo rero muri Yesu Kristo, kubwo kumvira Imana kwa Yesu, ijuru ryagize gute? Ryarakingutse. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe ushobora kugufungira ijuru uretse wowe ku giti cyawe. Nta n'umuntu n'umwe ushobora kugukingurira ijuru uretse wowe ku giti cyawe. Cyakora ukabona umuntu abwiye undi atunsengere rwose, ati numvise wowe usenga ugasunika amasengesho agapasura akagerayo. Reka ngire ikintu mbabwira, ni wowe ubwawe ufite ububasha bwo kwikingira ijuru cyangwa se kurikingura. Yesu ijuru ryaramukingukiye, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Amen. Mwuka w'Imana yaramanutse amujyaho. Kubera iki? Muri icyo gihe abantu benshi, abadayimoni bari barabagiyemo ku buryo bahoraga barwana n'umwuka w'Imana. Kandi ibyo ntago byari bihagije gusa, hari ikindi kintu Imana yakoze. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda, nkagira gute? Nkamwishimira. Amen. Mu magambo make, iyo umuntu afite mu mutima we umugambi wo gusohoza gukiranuka kose, kikaba nicyo kintu kimuraje inshinga, ntaryame ngo asinzire iki kintu kitashyizwe mu ngiro. Umwanya wose abonye, agafaranga, ubushobozi, ikintu cyose akagikora arimo kuvuga ngo Mana, ndashaka gusohoza gukiranuka kose. Uyu muntu ikintu Imana imukorera, ijuru riramukingukira. Kandi iyo ijuru rimukingukiye, nta mwanya Imana iba ifite wo kumubwira ibyaha byahise n'amateka yamuranze kera. Icyo Imana ivuga ni kimwe, nguyu mwana wanjye uyu munsi ngize gute? Ndamubyaye. Ibi bintu iyo bitarakorerwa mu buzima bw'umuntu, abarushywa n'ubusa. Kubera iki Imana yahaye ibi bintu Yesu? Nuko Satani yaramuteze umutego, kubera ko buriya abahanga mu rugamba ngo iyo wakoresheje tekinike ikatsinda, izo tekinike ngo uzandika ahantu, noneho iyo urwanye n'umwanzi umeze nka wa wundi warwanye nawe ukabona yagucanze, uragenda ukongera ukajya muri depo ya tekinike, ugafata za tekinike wakoresheje kera zatsinze ukazigarura. Niyo mpamvu ibigeragezo Satani yakoresheje kuva muri Edeni yagiye abyandika nabo byagiye bitsinda. None se nagira ngo mbabaze, nababwiriza bangana iki b'ibihanganje barusha imbaraga Musoni, abagore bagushije ku buryo batakibuka n'ibitabo? Ni tekinike isanzwe kuba ufite ibibaraga bigukoresha. Ibyo nta kintu bitwara. Satani yabonye wamunaniye aterura Delila akamutereka mu iteraniro. Ukurangije kubwiriza Delila guhobera, nukuri uyu munsi wari wambaye imbaraga, ariko buri imbaraga zawe uzikura he? Nanjye mbona byaje.
tekinike satani yakoresheje kuva kera akomeza kuzibika. Igihe Yesu yari ahuye na satani mu butayu, kuko Bibiliya iravuga ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Nasomye amagambo akomeye mu gitabo cy'Ifuzwa ibihe byose avuga ngo Yesu ntabwo yijyanye mu bigeragezo, ahubwo umwuka w'Imana amaze kubona yujuje ibisabwa kugeragezwa, umwuka w'Imana yemeye ko Yesu agira gute? Ageragezwa. Muri icyo gitabo bagaragaza ko hari abantu bakurura ibigeragezo bitari ibyabo. Ntukajye wishyira mu bigeragezo bitakureba. Hari abantu bikururira ibibazo bitanagiraga gute? Bitabarebaga. Imana irabizi yuko umuntu wayo izemera yuko aca mu kigeragezo. Mbere yuko agicamo, ntabwo mu bigeragezo ariho Imana imenyera abantu bayikunda, oya. Ahubwo abantu bakunda Imana, Imana ibaha ibikenewe byose mbere yuko binjira mu kigeragezo kugira ngo babone ibyo bakoresha. Ako kantu murakumvise? Murakumvise? Reka mbaho urugero rworoshye. Mukurikije ibitabo byose mwasomye, hari itorero rifite ahazaza harimo ibibazo n'amakuba n'ibigeragezo ritandukanye n'iri torero ryacu n'iri ngiri. Icyo Imana ikora rero ni kimwe. Mbere yuko duca muri ibyo bigeragezo, ubu Imana irimo iratwambika iki? Imbaraga, kugira ngo tuzabicemo dufite icyo duheraho. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko umuntu wayo yinjira mu bigeragezo nta kintu muhaye ajyanamo. Yavamo se? Ntabwo bibaho. Niyo mpamvu muzabirebe. Reka twese twirebe mu buzima bwacu. Warabibonye ko mbere yuko ikigeragezo kiza ubanza kumva ukunze ibintu by'Imana. Urabanza ukazaza usoma ukumva noneho urimo urabyumva, wasenga ukumva urimo uratinda rwose, ukumva urasenga isengesho riragenda, wabwira abantu bo mu rugo uti muze dusenge, ukabona baje n'abandi bajyaga bajya impaka batazigiye, wagera ku rusengero babwiriza ukumva ni wowe, ukabwira umuntu uti muri no minsi ndi mu mavuta rwose. Imana ibirimo kugutegurira ibigeragezo, kuko mu bigeragezo nta wundi musada ujyuza, wowe ubwawe ni wowe umanika amaboko ukabwira Imana uti Imana aho bigeze ziranshiranye za zindi. Yesu kuri Yorodani ahaherewe ibintu bitatu. Ijwi ryaje, icya kabiri ijuru ryagize gute? Ryakingutse, kandi umwuka w'Imana yamanutse asa n'iki? N'inuma. Satani ngo yitegereje Yesu ageze mu butayu, ngo Satani ahita avumbura yuko ibintu ari ibibazo, kuko muri icyo gitabo haranditswe ngo igihe Yesu yabatizwaga ngo na Satani yaragize gute? Yari ahari. Kimwe mu bintu byababaje Satani ni ukubona umworera yari yarashyize hagati y'ijuru n'isi wongeye kuvaho, akumva ijuru rigize gute? Rikingutse. Ngo Satani nk'umuhanga mu kwiga ibyanditswe yaragiye ategura amasomo ya Bibiliya azacurika kugira ngo acurike imyizerere ya Yesu. Kandi Satani yacunze Yesu, ngo Yesu urugamba rwari rumuri imbere yararubonye, abona ntabwo rworoshye, asanga urugamba ruri imbere ye kugira ngo azageze igihe cy'urugamba rw'i Karuvari azahagera gifite amagara mazima, kuko Yesu yagombaga kuba igitambo kitagira iki? Inenge cyangwa ibara, kugira ngo azagere i Karuvari afite amagara mazima, atarwaye umutima, atararwaye impyiko, atarwaye umutwe kubera gutekereza ibibazo yirirwagamo. Ngo yihaye gahunda yuko mbere yuko atangira umurimo agomba kwinjirira muri gahunda yo kwiyiriza ubusa no gusenga. Amen. Nimusoma muri Bibiliya n'igihe yatoranyaga abigishwa 12, Bibiliya ivuga ko yari yaraye agira gute? Asenga. Buri kintu cyose Yesu yajyaga gukora yiyirizaga ubusa, kandi yarangiza agasenga. Niba umwana w'Imana yarakoze ibimeze gutyo, ni ukubera iki twebwe twiyiringira cyane? Hari n'abantu batajya basenga, hari n'abantu batajya biyiriza ubusa. Heza agahita avuga ati ariko se Imana nayo tuba tuyigondoza, ubu iyi dosiye irasaba kwiyiriza ubusa, ibi nanjye nabikemura nk'umutekinisiye.
ubu dufite abantu b'abatekinisiye mu rusengero, dufite abatekinisiye mu nama y'itorero, muvuga mutariko nyamara hari ikibazo mu nama y'itorero, abizera bacu bafite intege nkeya. Undi yarangiza ati ibyo ntago bisaba kwiyiriza ubusa, mutumire korari izi kuririmba, ikubita umuziki, dutore umubwiriza uzi gusetsa abantu, akubitemo ikibwirizwa, iminsi 2 bazaba bagiye muri mutu. Ariko hari igihe biba ngombwa yuko ibintu byanze bikingurwa no kwiyiriza ubusa no kugira gute no gusenga. Satani rero aho niho yaje, Yesu aramwitegereza. Ingingo zikomeye zireba agakiza k'umuntu zari zigeze ahakomeye. Mu magambo make, Yesu yari yaragiye aca mu bindi bigeragezo, ariko iki kigeragezo cyo mu butayu cyari ikigeragezo kidasa n'ibyo yari asanzwe acamo, kandi nta nubwo cyari kuzasa n'ibindi yari kuzacamo, kubera ko iki kigeragezo ngo cyari gifitanye isano n'amaherezo y'inyoko muntu. Reka mbabwire, ndagira ngo nkubwire ngo muri hano hari abantu bafite imyaka 50, hari abafite imyaka 40, ariko nagira mbabwire, ibigeragezo waciyemo uri umwana, ibigeragezo waciyemo mu rushako, ibigeragezo waciyemo mu kazi n'ahandi, hari igihe umunsi ugera hakaza ikigeragezo kidasa na bya bindi, kidafitanye isano na bya bindi, kandi kikaba gifitanye isano n'amaherezo y'ahazaza hawe mu Mana cyangwa mu kurimbuka. None biba byagenze gute iyo icyo kigeragezo cyaje? Adamu na Eva bajya gucumura, ngo Satani yakoranye inama n'abamarayika be, arababwira ati ninde muntu wiyaminiya, ninde mu marayika wiyaminiya muri mwe uri bugenda agashuka Adamu na Eva? Abamarayika baramubwiye, baramubwira batumva rero, umuntu waremwe ku ishusho y'Imana, Imana igatanga gasopo, ikamuha ibintu byose ikabishyira munsi y'ibirenge bye. Oya, ntago twabitekereza rwose, ntago twabikora. Arangije arabwira ati nimubireke ndabyikorera. Ngo igihe Satani yazaga kugerageza Yesu mu butayu, yarongeye ngo abona mu bamarayika afite ntawe yakwizera wakora akazi nk'uko ari bugire gute bugakore, kuko gushuka Yesu byasabaga ubwenge n'ubucakura, ariko hifashishijwe n'ibyanditswe byera. Ibi bintu nibyo bintu bizatubaho. Satani ntazagushuka akoresheje televiziyo, ntabwo azakoresha iki? Ubu twebwe abantu bizi ibyanditswe byera tugasoma, azaza acurika isomo gusa. Mujye kubona mubona abantu umurongo barawutonze, yongera acurika irindi. Ejo bundi yacuritse ibyahishuwe 13, mwabonye abantu ngo turahinduka abasazi, isomo rimwe gusa. Satani ni umwigishwa wa Bibiliya udashaka guhinduka, wiga kugira ngo amenye ibyo abantu baharaye, amenye n'ibyo abategeramo. Yesu, iki kigeragezo cyari gikomeye. Satani yari yaratangaje ko abantu bamuhisemo ngo abe umutware wabo, kandi ayo manyanga yatumye n'isi ibiye. Yesu yari abizi rero ko agiye guhangana na Satani. Yesu yaraje mu isi nta kintu agize gute afite. Yabivuze hashize iminsi mike. Yesu arangije aravuga ngo umwana w'umuntu ntafite aho kurambika iki. Ndeka ngira ikintu babwira. Bibiliya iravuga ngo ibiri mu isi byose niwe wagize gute wabiremye, ariko yagiye kuvuka ari umushomeri, nta kintu na kimwe afite. Kubera iki? Kubw'urukundo Yesu yari yakunze Adamu na Eva, yafashe ibintu byose byo mu isi abishyira mu biganza byande bya Adamu. Adamu nawe yemereye Satani, Satani afata ibintu byose Adamu yari afite, Adamu yasigaye nta kintu afite. Mujye muri Yesaya, tujyane muri Yesaya, aho twari turi muhagume, tugiye kureba Adamu Satani amucumuza yasigaranye iki. Yesaya 52, Yesaya 52, abahageze turasoma umurongo. Yesaya 52 umurongo wa 3. Yesaya 52 umurongo wa 3. Inkuru nziza y'agakiza abisi bose bazabona. Umurongo wa mbere avuga ngo kanguka kanguka, wambara imbaraga zawe Siyoni,
ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu murwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu, uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohora ingoyi mu ijosi yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe ari imbohe. Murongo wa 3, kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza ugize gute tanze. Nta kintu Adamu yasigaranye. Ni kwa kundi uhura n'umutubuzi, umutubuzi akakubwira ati wowe mpereza ibyo ufite ngo utuburire bivemo ibintu 5. Erega ndagukunda, ndashaka kugufasha. Munsi umwe umugabo n'umugore, umugabo yari umusekirite, umugore yari atwite, bari mu gihe cy'ubukene bumwe bukomeye. Murabizi iyo abantu bagiye kubyara bafite n'ubukene mu bushomeri, amafaranga ataza neza, uretse ubu bisigaye byoroshye, mu gihe cya kera bwo byari binagoye. Urwo rugo rwari ruri mu bushomeri pe. Umudamu avuye kwa muganga ahura n'abatubuzi beza cyane. Abatubuzi bari bafite ifoto ya Yezu ariko ngo ihinduke ya Bikira Mariya. Iyo ayo mafoto murayaza, abazungu bafite ukuntu bayakora ku buryo ugira gutyo ukabona ni Yezu wayihengeka gato ukabona ahindutse Mariya. Barangije baramubwira bati rero turashaka turakuyoboza. Bamuyoboza ahantu ababwira aho ariho. Baramubwira bati se kutugiriye neza ubu twebwe ntitwakugirira neza? Kubu turimo kugendana imigisha y'Imana, Imana yatubwiye ko umuntu duhingukaho ari we tuyiha, none bikaba ari we bibayeho. Ubundi ufite gahunda zimeze gute? Ufite iki ngo duhereho? Aratangira ati nta kintu dufite. Bati hoya, icyo tuzaniye nicyo twongera. Uyu mugisha n'uwawe kandi nitugenda tutawuguhaye nta n'undi uzabona. Mubyeyi ariyumvira, barenze bagiye kurengara barembuza. Arabwira ati rero nta mafaranga mu rugo dufite ariko hari ibikoresho. Bati ushobora kutujyana iwawe? Yego. Arabashoreye. Baza baganira neza, bahari abatubuzi beza b'inzobe ubona batamiye ku buryo uramutse wibeshye ukamutunga urutoki ko ari umujura, n'abapolisi bagufata batahubwo we wari umwibye. Mutubuzi usa neza cyane ukeye, barimo kuvuga ijwi rirandaga, we yarabarebye agira ngo ni n'abapadiri. Baraza abereka mu rugo, amaze kubereka aho yabaga baramubwira bati rero urahitamo iki? Turasaba umugisha ufatika cyangwa udafatika. Ati ndashaka umugisha ufatika. Bati rero urumva twakongerera iki? Asohora amatora. Ayo ni amakuru ngewe nifitiye gutya nzi. Uwo mugabo ngena twamuhetse turi abantu 3 tumujyana CHK. Uwo mugabo nyuma ibyamubayeho ndabibabwira. Abatubuzi abahereza radio, bari sheni bayihereza undi. Asohora amatora arabakubita, sinzi n'ibindi bintu yasohoye, ariko akabikora acungana ko nta muntu ugize gute umureba. Buriya abatubuzi n'abahanga barakubwira bati nihagira undi muntu ukubona biraba bipfuye. Byarangiye arazamukana nabo bagera ku muhanda, ibintu barabipakira. Bamaze kubipakira agarura ubwenge, abwira abantu ati baranyibye nimubafate. Batize turafata bahe, bari bagiye. Yagaruye ubwenge kera cyane. Abaramanutse yibaza uko abivuga biramunanira. Arangije afata telefone ahamagara umugabo. Twagize ikibazo, ngeze mu rugo nsanga batwibye. Umugabo abamanutse n'induru. Ahageze iwe aravuga ati banyibye mureba. Abaturanyi batariko nta muntu wakwibye, umugore wawe yasohoye ibintu mu nzu tugira ngo murimutse. Umugabo bararakaye, yinjiye mu nzu n'uburakari bwinshi kubera gukunda ibintu. Yari yarabonye matora bimugoye, yari yarabonye radio bimugoye. Muzi radio ya kera ureka izubu ngubu. Yari yambaye inkweto zino zimeze nk'iz'abasirikare. Yakubise umugore we umugeri kunda. Umugore aragwa ahita agwa muri koma. Abantu bateruye umugore bamujyana kwa muganga. Asigara atekereza ibintu akoze biramuyobera, uburyo akunda iby'isi mu rwego rurenze. Icyo yakoze rero
yahise atega moto ajya mu Gatsata agura aside zino batarafungura, arayigura, maze kuyigura yizana mu kajerekani tugira ngo ni peteroli. Arangije aside ayishyiraho, afata ikayi ya registre nini yandikamo ngo Mana, kubaho birananiye, umugore wampaye nawe arananiye, nanjye ubwanjye ndananiwe. Ntago yigeze asinya, yarambitsemo bike ahita anywa bya bintu bye. Atangiye aside itangira kumugaragura, yumva ari bupfe nabi, agenda agaragurika, asanga mu mazi mu ibase harimo amazi y'isabune. Yafashe amazi y'isabune arayanywa, ayanyweye gupfa biranga, no gukira bigira gute? Biranga. Byasabye yuko bamena urugi, abantu banga kumutwara, batireka da, uyu muntu arimo aratera ibitabapfu, ashobora kugerayo bakamutwandikaho. Icyo twakoze twajyanye yakayi yanditse, turayizamukana CHK, tumukubita mu modoka. Tugeze CHK tuvuga uko byagenze, twerekana n'ikayi, akajerekani nako kari kari aho ngaho. Abaganga bahita bamenya ibyo yagize gute, ibyo yanyweye. Ubwo umugore aryamye mu bitaro bimwe, umugabo nawe aryamye mu bindi. Byarangiye gute? Abaganga baragiye bakora imiti, twagiye kubona tubona nka 10:00 za mu gitondo umugabo hasohotse kwa muganga mu bitaro yambaye ibirenge, harimo kugenda akandagira, ubona ameze nk'ukangutse. Dogiteri arangije araturembuza, aratubwira ati namara gukira muzamubwire ko ari imbwa. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, wa mugore kwa muganga yavuye muri koma, barebye umwana mu nda basanga nta kibazo yagize. Ndagira ngo mbabwire ngo nabonye isomo mu buzima bwanjye ntazibagirwa, aho umugore n'umugabo bombi bavuye mu bitaro baryamye ku gitanda kitagira matera, kandi bose barembye kubera abatubuzi. Satani rero yagendereye ababyeyi bacu, abereka yuko iterambere ryabo rimureba, yabasize nta kintu na kimwe bafite. Yesu yavukiye mu isi nta kintu na Yesu ubwe afite. Yaganirije abantu nyuma arababwira ngo umwana w'umuntu ntafite aho kurambika iki? Umusaya. Ariko icyo nagira ngo mbabwire ngiki, Satani muri ubu butayu ahuye na Yesu. Tugaruke muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 2. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka iki? Umutsima. Satani yafashe urutonde. Erega Satani ni umuhanga, yarabibonye yuko Yesu akurikije uko yabatijwe. Satani yavumbuye yuko Adamu wa mbere ibyamugushije, haje Adamu wa kangahe? Wa kabiri. Satani arangije aterura urutonde rw'ibigeragezo Adamu na Eva baciyemo, abari byagarura. Ikigeragezo cya mbere cyarinda muri Edeni, kiranagarutse imbere ya Yesu, n'ikigeragezo cy'iki? Cy'inda. Aho Yesu yarari ngo hari amabuye meza, yarateye nk'imitsima yari igezweho i Yerusalemu. Aramubwira ati, hindura amabuye imitsima. Ndagira ngo mbabaza, ni bangahe baraha bemera yuko Yesu yari yifitemo ububasha bwatuma amabuye ahinduka umugati? Yari abufite rwose, ndi kumwe namwe. Ariko nukubera icyo atabikoze. Iyo komande yo guhindura amabuye umutsima ntabwo ari komande yari ivuye ku Mana, yari ivuye kuri nde? Kuri Satani. Erega buriya hari ibintu dushobora kubasha, ariko tubanza kwibaza ngo ninde ugize gute? Ubivuze. Ikigeragezo cy'inda rero kizagaragura abantu mu buryo bukomeye. Reka mbibutse yuko uko turimo kugenda dushyira hasi inyigisho yo kwibungabungira amagara mazima, uko abantu barimo kurushaho gushaka kuba nk'ingurube, bakarya byose bakanywa byose. Reka ngire ikintu mbabwira, muzi impamvu Imana yazanye inyigisho yo kwibungabungira amagara mazima, temperance? Ni ukugira ngo muri iryo shuri ryitwa temperance twitozemo kubwira inda yacu n'igifu ngo yego yego cyangwa hoya oya. Umubyeyi umwe ku bashyitsi ni umubyeyi witwa Ellen G. White.
yigeze kwicara inda ye imusaba ibintu, ariko arangije umutimanama we umubwira ko ibyo bintu ari bibi. Inda iramuzengereza, yumva birimo birakomeza biza, abonye bimurembeje yajya gusenga bikanga, inda ikamusaba, inda yari yafatanye n'ubwonko birimo gukorana. Arangije aratangira ajya muri gahunda yo gusenga, atera indirimbo bisanzwe. Agiye gusenga afata ikiganza cye agikoza ku nda ye, arangije arayibwira ngo ni njyewe uzi ibyakugirira akamaro, ibi ndabikwimye ubimenye. Icyo kigeragezo ntago cyongeye kuza mu buzima bwe. Uko umuntu w'Imana agenda abana n'Imana mu masengesho, igihe kiragera Imana ikamuha imbaraga zo gutegeka, ibyo ategetse bikagenda gutyo. Umuntu umwe ni umuvugabutumwa yatubwiye uburyo kureka inzoga byari byaramunaniye, kuko igihe cyarageze haza igice cy'abantu basohoka mu itorero abasohokamo, noneho babonye uburyo bwo kuzinywa. Ariko umunsi umwe yari yicaye afata inzoga arazitegereza, izo yari agiye kunywa abwira icupa ati kuva uyu munsi ndakwanze. Ahita azifata arasohoka, asanga hari abagore bazisangiraga hanze. Arababwira ati iyi nzoga muyinywe kandi namwe muyinywe muzi ko ariyo ya nyuma mbahaye, inzoga ndazanze. Arangije arahindukira ati Mana nawe ubyumve, sinifuza kongera gusubira mu nzoga. Ese umuntu usabye gutyo yazisubiramo? Ntibibaho. Reka njye ikintu mbabwira, iyi nda iri buduhemuze, iyi nda iri buduhemuze. Si kujya kubona ukabona umuntu yaparitse imodoka mu bukwe, ijosi ryabaye rirerire, we sha cisha hano, sha cisha hano, ariko kiriya gifunze umutwe ntabwo ari we mbwira sha uzayo natwerere, ndavuze ngo bicisha hano sha. Ariko ko wajya kubona ukabona nagatekawe katagura n'ibihumbi 2,500, ariko yarurumbye. Ujya kubona ukabona umuntu afite urufunguzo rwa moto, barimo baramuhereza fanta munsi y'amaguru, bafungura iyindi munsi y'amaguru, akaza kuza guhaguruka agiye kwitaba telefone akibagirwa. Ukumva amacupa nk'umunani yose kururu, abantu bari imbere bakabona fanta zivangavanze zibamenetse imbere, ariko ukibaza ubu koko turi smart? Kanjye ikintu babwira, mbere yuko akarengane kaza, inda izagaragura abantu. Ubu muzi abagabo barimo kwirenza amafi n'amafiriti, barangiza bagakuba mu kanwa bagacishamo indimu, barangiza bagacishamo amashikareti, ubundi umugabo yarangiza akireba mu ndorerwamo yasekaga, agahita yirakaza, agahita avuga ati ubu ndamanuka gutya. Akamanuka mu rugo, mama wiwe mudamu we yamubona ati papa kana ko mbona utashye utameze neza, nazungereye ibintu biba byanze, none se n'inzara tugufate neza? Oya, umva nukuri ihangana urye. Erega urabona ejo ntago wariye, mu gitondo wagiye nta kintu uriye, none papa kana uburarara utagize ikintu urya ntupfa koko? Abana muzamuke mujya ruguru mumubwire atugurize ibiro 2 by'ibirayi n'utuboga tw'ibyatsi, papa wanyu atampfana. Aho hari hoya nabyo ni mubireke, ahubwo tuzi dushyushye. Naho arimo aranga kujugunya imboga z'ibyatsi mu ifi ngo atica isura. Reka njye ikintu mbabwira, bigeze ubwo abana baca kuri bare, umwana agaca ahantu se arimo kuvovora ifi agiye kwikopesha ibijumba. Iyi nda hari ibyo bikorwa n'abapagani gusara. Hari abagabo badaheruka kurya mu ngo zabo, ku buryo umugore amubona yari akavuga ati habaye iki noneho? Buriya hari ikintu cyantangaje, muzabirebe muri ano maresitora yo muri Kigali mu gitondo saa 11, hari ahantu ujya ukajya kubona ukabona umugabo avuye iwe yiruka kandi atangira akazi saa 3, agahita yaka igihanga cy'ihene. Mperutse kwinjira ahantu mpaka amata yo kunywa,
mbona umugabo yatsa uruntu rw'uruhanga rw'ihene ahindukiza amazuru, cyari kimeze nk'imodoka, hindukiza amazuru aramureba, kandi yari umugabo unanutse. Mbona afashe icyuma mu kaboko kamwe, ikanya mu kandi, mbona aragishinze. Ndavuga nta bagabo barahari. Ariko reka ngira ikintu mbabwira. Iyi nda uwababwira abagore barimo gusenya ingo. Halo, ariko muntu wanjye ko wabuze, sha wese ko wabonye umugabo wanyanze, iyo umugabo wawe azakubera byose, njya numva ngo muri abakire. Abakire se shahu yafi yawe ndayiheruka. Oya, ntari biryanjye, nuba uteze moto ndi hafi yiwawe waza ukayirya. Cyakora ukabona umudamu abwiye abana muze gushyiramo inyanya, mujugunyemo n'ibitunguru, so naza mumubwire ko ndaha hafi. Ukajya kubona ukabona umuntu w'umukecuru w'imyaka 40 akubisemo agapantaro, agiye gushaka iki? Haragerageje hano ku isura akubisemo ibintu nka 6, iminwa arayisize, abana bakareba bati mama ugiye he? Ukagira ngo agiye nko kuzana nka mukuru we ku kibuga cy'indege. Telefone agahita yishyiramo akadege, agavovora ifi, yarangiza akaza gusanga umugabo ari mu nzu yirakaje. Umugabo akavuga ibintu byinshi, umugore yarangiza tabirambiwe, ariko ntukajye ubimbwa, jya uba umuntu w'umugabo. Umugabo yarangiza ati ye unyisimbwa, none se ubu ngubu ndakubeshye? Kandi koko umugabo nuwaguze ifi. Iyi nda iri buhemuza abantu. Wababwira umubare w'abakirisitu bari baragerageje kubana n'Imana, ubu abakirisitu barimo bararya kabenzi, nta murongo ugitandukanya ameza. Uko Satani yabikoze muri Edeni, uko yabigerageje kuri Yesu, niko azabigenza. Reka mbabwire, mwari muzi yuko ku isi ingurube n'inkwavu ari n'imbeba ari byo bintu Bibiliya yavuze ko bitagomba no kuribwa namba. Mwarabibonye ko leta zo mu isi arizo byo zirimo gutangaza. Amashyirahamwe y'abantu barimo baravuga ati mama mwihuze tubashyigikire, na abadivaniste nabo bakajyamo. Wajya ko ukabona barakubwiye bati ni ibibwana 4 by'ingurube mukazaza muzana mwishyirahamwe 1000. Ubu dufite abantu barimo kujya kororera ingurube mu misozi ya kure. Kangira ikintu mbabwira, iyi nda iri budukoreho. Ubu indwara zose turwaye zirimo ziraturuka ku nda. Satani arabizi yuko najya kwica umuntu bikamunanira, azagira inama umuntu uburyo ubwe yiyica. Umuntu akicara akaba yavuye iwabo akennye, akaba yabaye ikigara akennye, aho aboneye udufaranga hagati avuga ati minsi namaze mfite inzara, reka nanjye nihe ry'ubuzima. Akinjira ahantu muri restaurant, hagahita bazakiriya kintu cy'umugati kirimo ibinyanya bakita ngo iki, bakamubwira uruzina ati ibyo bizina ntago mbifata mu mutwe. Harimo iki? Harimo inyama ziseye, ntago yirirwa baza ngo niziki mugishyire hano. Agahita abona hirya undi nawe yatse isambusa n'inshyushyu irimo isukari. Biriya bihagarara ngahe? Inshyushyu irimo isukari ni 500, iriya sambusa mo imbere irimo igi. Bibaho nabyo? Yamaye nka kizane ndebe. Tereka aho ngaho. Ukibaza se ari kumwe n'abatagatifu. Ibi bintu arabimara. Yarangiza kasoma icyapa, hano haba akaguru k'inkoko, nako karahari, yego nangahe 3, nako ni mukazane, iminsi namaze ntargira hagije, bagashyiraho. Nego uzajya kubona ubona umuntu arariye nyuma y'amezi 4 kwa muganga bamubwire bati rero ibintu tubona usigaranye kurya byonyine ni ibijumba no gucungana n'amazi atetse, kandi ni wibeshye ugakomereza ugure n'isanduku kuko uri murerekeza ku rupfu. Ngubwo ubuzima abantu barimo kurwana nabwo. Mukeneye kongera kugaruka ku nyigisho z'ijambo ry'Imana zidutegeka igihe cyo kurira, ibyo tugomba kurya, aho tugomba kubirira, igihe cyo kuryamira, impamvu tugomba kuryama, uko tugomba gutegura uko turyama. Bitari ibyo nta muntu n'umwe uzabasha kureba umwami Yesu amaso ku maso. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo icyo kigeragezo kivuyeho, Yesu yaramubwiye ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Nyuma yaho umwanzi amujyana ku murwa wera,
amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramize amaboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Bibiliya iravuga ngo iki kigeragezo cyo cyari gikomeye kujya hejuru. Aya magambo Satani yavuze yanditse muri Zaburi ya 91. Ni amagambo yanditse muri Bibiliya, ariko Satani yari agiye kuyakoresha ahantu ayo magambo atemererwa kugira gukora. Ndashaka kubabwira ngo uzajya kubona umuntu araje agukubisa akantu k'agasomo yagacuritse agakoresha ahantu hatari ahako kugira ngo akugushe mu kaga. Yesu nawe yahise agenda afata amagambo yanditse muri Zaburi arayamusubirisha. Ibibazo byose Yesu yaciyemo yabisubirishaga handitswe ngo ngiki kintu kizaba urukingo rw'abana b'Imana. Isomo ry'umurinzi ry'uyu munsi abarisomye ryavugaga imyuka mibi isa n'ibikeri izakomoka mu minwa ingahe? 3. Aho ngaho banditse ngo Satani azagenda yifashishe amafoto y'abavandimwe bacu twakundaga. Ayo mashusho abadayimoni bazayinjiramo kubera ko bazi ko abo bantu bapfuye twabakundaga. Ngo uzajya kubona ubona araje, ubona guhingutseho. Komera, buri intambara urwana nayo mu buzima ntago uri wenyine, nanjye mba ndi kumwe nawe kandi ndagukunda. Ujya ugira ngo narapfuye? Oya da, buriya rega ntago umuntu apfa ngo abapfuye neza. Oya, nakomeje kubaho kandi niteguye kuzakomeza kugufasha kugira ngo muri ubu buzima uzabe intwari. Abadayimoni bazakora gashya. Ntimurebe ibi bintu twatangiye byo kujya gusura imva tukajya kuziririraho umuntu tumushyingo yashize imyaka 2, tukajya kuzisiga amavuta tukazifotorezaho. Ndabarahiye abantu bazacika uyu mutego ni bake. Umuntu agafata imodoka akayuzuza abantu akabajyana, tugende nyakwigendera ndamukumbuye, kandi ugasanga uwo muntu ni umukirisitu uzi amategeko y'Imana. Bakicara kumva bakifotoza bakacana amabuji. Ntago bizabagwa amahoro. Satani ni umuhanga. Ikigeragezo cya 3, umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ngo biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Nimujya muri Bibiliya muri Luka igice cya 4, tujyane muri Luka igice cya 4. Satani noneho yamenye irindi banga. Hariya muri Matayo yaravuze ngo nupfuka mukandamya biriya byose ndabiguha. Ariko noneho muri Luka igice cya 4 Satani yavuze aho yabikuye. Umurongo wa 5 n'uwa 6, Luka igice cya 4. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari nje wagize gute? Ariko reka mbabaze, Satani yabugabanye ryari? Satani yabugabanye ryari? Igihe Adamu na Eva bemera kwishyira mu biganza bya Satani, bari bigurishije, nta kintu bari basigaranye. Rero Satani yahise yirata imbere ya Yesu, aramubwira ati ibintu narabigabanye, filime yararangiye. Ariko nimureba muri Bibiliya muzasanga Yesu yahise amubwira ikintu gikomeye. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Nshuti zanjye, ibi bigeragezo 3 byari bifite imbaraga, kandi icyo nashaka kubabwira ni kimwe, nuko Satani kuva akimara guhinduka imana y'iyi si, akimara gushuka Adamu na Eva, hari akazi kamwe yakoze. Murebe muri Bibiliya zanyu urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 4. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 4 umurongo wa 4. Rwa 2 rw'Abakorinto, urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 3 abariho duheraho. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, aribo
batizera, abo Imana y'iki gihe yahumye iki? Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kuva kuri Adamu, Satani yishe imitima y'abantu. Nta muntu utekereza neza, nta muntu ugambirira neza, uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima. Kandi nanone kuva icyo gihe Bibiliya yahise yandika ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute? Gushokana. Imana hari icyo yagombaga gukora. Icyo Imana yakoze nta kindi. Yesu yatsindishije, handitswe ngo, kandi muri Luka igice cya 4 abahari, Luka igice cya 4, muri buhasange akajambo kamwe nshaka yuko mutahana cyane uyu munsi. Luka igice cya 4 murongo wa 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka. Bibiliya yagombaga gusoreza ahangaha. Bibiliya yagombaga gusoreza kuri kariya kadomo, kariya kantu kameze gutya akavuga ngo agira gute? Aramureka. Abantu benshi iyo ikigeragezo kimwe kirangiye bahita birukanka bakajya kuri radiyo gutanga ubuhamya. Mama wanjye arabizi, radiyo ikiza, umumama wese yabaga afite akantu yumva kamubayeho yakabwira abandi bamama nka babiri. Bagahita bamubwira bati wowe uri umuntu wa danje, wowe uri umuntu utabaho, uzagenda ukabwire no kuri radiyo. Agahita ajya kuri radiyo ati mfite ibintu Imana yankoreye itarakorera undi. Ariko ikintu gitangaje, abo bantu bajyaga bajya gutanga ubwo buhamya, Satani yabakubise icyo bita ubuhiri ku mutwe, baheruka ubwo buhamya bwonyine. Kubera iki? Kubera ko barangije ikigeragezo bagira ngo ibintu bigize gute? Birarangiye. Bibiliya iravuga ngo arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi. Ariko reka ndeba abantu turi kumwe turi kujyana. Amen. Buriya rero ntuzagire ibikabyo ngo wabonye ucika inzoga. Ushobora kuba waracitse inzoga ariko Satani akaba aguteza abagore. Ushobora kuba waracitse umugore, Satani akaba aguteza ubujura, ukazaza ubyeta ugashiduka kuri igisambo. Ushobora no kubireka, Satani akazaguteza inzangano z'amoko. No mu rusengero wajya guhobera umuntu ukabanza ukareba izuru uko areshya, warangiza ugahita uvuga ariko iwanyu ni he? Mbwira umuryango. Ugahita umubwira nk'igisekuru nk'icya 10. Ndavuga turi umuntu wacu sha. Wowe nta kintu uzamburana. Ubu byibuze mbonye umuntu najyaga nibaza ibi bisimba ndimo nkavana, ariko ubundi ubu ngize ikibazo natabarwa nande. Ariko reka mbabwire, hari igihe Satani aba aguteza ikindi gihe. Ushobora kuba waramutsinze uri umukene kubera ko wahoraga uza mu materaniro buri gitondo. Ubu wabonye bizinesi, imari irakomeye, no kwitaba telefone amatwi yarashyushye, ntabwo wabona umwanya wo kumva ikibwirizwa. Satani akaba agutegeye mu mafaranga, noneho aguteza ikindi gihe. Urutonde yari yakoze icyo gihe rwaramushiranye, ajya gutegura urundi rushyashya. Ariko Yesu amaze kumutsinda, umurongo wa 14, Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Amen. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho yigishirizaga mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Amen. Ngiki kintu gikomeye, yakuyeho imbaraga. Imbaraga Imana yari yamushyizemo abatizwa, yakomeje kuzigumamo. Uko uhangana na Satani niko uhinduka umunyambaraga. Ariko bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire amagambo nsomye mu kanya. Nasomye amagambo mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paji ya 68. Haranditswe ngo nta numwe ujya uva mu murongo wa Satani ngo ahitemo gukorera Imana adahuye n'urugamba rwa Satani. Ubuhenda abana Kristo yatsinze nibwo twebwe tubona dukwiriye kugumana. Nuvuga ngo ibintu Satani yerekaga Yesu we yabibonaga nk'utuntu tw'ubuhenda abana. Ayo maso se turayafite?
amaso y'uko Satani akwereka ikintu cyakuramutsa, ikintu cyatuma wubaka izina, ugakomera muri sisiteme z'isi, ukaba umusitari nawe ukavugwa. Satani yakikwereka ukaba ufite amaso akwereka ko ari gitoya. Noneho ikintu Imana ikwereka ukaba ufite amaso akwereka ko ari cyo kinini. Iyo udafite ibyo bintu bibiri uba urwaye amaso. Hano haranditswe ngo Kristo yanesheje ikigeragezo cy'inda. Ikigeragezo cya kabiri yanesheje ni ugukunda iby'isi, ndetse n'ikigeragezo cya gatatu cyo kwibona kuganisha ku gushidikanya Imana. Ni ibyo bintu bitatu bizamara abantu mu bukristo bagashiramo. Icya mbere ni inda, icya kabiri tubonye ni ugukunda iby'isi. Uko abantu bakunda iby'isi bazagabanya umwanya w'Imana, bagabanya umwanya w'itorero, bagabanya umwanya w'imiryango yabo, bizanarangira bagabanyije n'umwanya wo kwiyitaho. Ariko ikigeragezo cya gatatu abantu bazagongana nacyo gikomeye ni ikigeragezo cy'ubwibone, aho Satani azongorera abantu ababwire yuko bageze ku gasongero, aho bageze baramutse banasimbutse ntacyo bagira gute, ntacyo baba. Ndabinginze, nubona urimo kugenda uzamuka mu kintu cyose cyo muri ubu buzima, yaba mu nzego z'itorero, yaba mu nzego z'akazi, yaba mu baturanyi cyangwa mu rugo rwawe, ukabona ibintu bizamuka, jya usaba Imana ikube hafi, kuko iyo ugeze hejuru hari igihe Satani akubwira ngo simbuka, aho ugeze ntacyo waba. Iyi rwose Satani yongorera umubwiriza akamubwira ati urwego ugezemo, niyo utaza gusenga, niyo wacika mu itorero, urwego ugezeho ntago wagwa. Wowe wanashyira n'abantu mu rugo iwawe mukahasengera hagashyuha hakaryoha kuruta ku rusengero. Satani aricara akabwira umuntu ati amafaranga ufite wowe. Kera abantu bajyaga bakora iminsi mikuru ngo afite amafaranga ngo ni pusi itagira gute. None ubu n'ay'imbeba zurira zarayabuze. Mujye mwitonda bucya ibintu bihinduka. Ndagira ngo mbahe isomo rikomeye. None se igihe Satani yazaga gucumuza Yesu, ko yabigenje nk'uko yaje aza gucumuza Adamu na Eva, ni ikihe kintu cyatuma tumenya ko Satani yatwitambitse? Igitabo cya mbere cy'Abami, igitekerezo cyacu gisoza. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14. Uyu mugabo tugiye kuvuga yitwa Yerobowamu. Yashyizeho gahunda yo gusengera i Beteli n'i Dani, ashyiraho ibigirwamana kugira ngo abuze abantu kujya gusengera i Yerusalemu. Uyu mugabo yaragiye ashyiraho iminsi mikuru y'abapagani, tariki 15 z'ukwa munani, awugira umunsi mukuru wari ukomeye, ariko akazaza akora ibirori bijya gusa n'iby'i Yerusalemu. Biratangaje uburyo uyu munsi tariki 15 z'ukwa munani hari umunsi wahariwe Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Bibiliya iratangaje. Ubupagani bwa kera bufitanye isano n'ubupagani bw'uyu munsi wa none. Yerobowamu rero nubwo yari afite aho hantu habiri basengera, igihe cyarageze arwaza umwana. Arwaje umwana aricara abona nta kundi yabigenza. Yibuka yuko hari umuntu wari waramuhanuriye ko azaba umwami, ariko arangije abaririza amakuru ye, baramubwira bati aracyariho. Ariko uwo muntu w'Imana ntabwo yajyaga aza i Dani cyangwa i Beteli, kuko Imana yari yarashyizeho gusengera hitwa Ishilo. Byarangiye Yerobowamu abona buriya umwana araryoha. Yerobowamu abona umwana ararwaye. 14 umurongo wa mbere igitabo cya mbere cy'Abami. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati ndakwinginze haguruka wiyoberanye, utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze ujye hehe? Ishilo. Reka ngiye ikintu mbabwira. Uwababwira umubare w'abantu bajyaga i Dani n'i Beteli, bageze aho bahimba ibinyoma, bakaza babwira abantu ko ugeze i Dani n'i Beteli atabyara, ugeze yarabuze ubushobozi abubona. Bagera aho bababwira yuko Imana y'i Dani n'i Beteli isubiza byihuse kurusha Imana y'i Yerusalemu. Ariko nyiri iryo dini wari warishyizeho,
umwana we ararwaye, abwira umugore ati biriya bintu nubwo ari njye wabishyizeho ntabwo nabyoherezamo umwana wanjye, ndababaye. Buriya najya mbabwire, hari ibintu bijya bisetsa. Umuntu ashobora kwicara akakwezi koroka, ariko abizi yuko ibintu yashyizeho nawe nta kintu byagira gute. Aramubwira ati rero iyoberanye wimanukire ujye i Shilo, niho umuhanuzi Abiya, niho umuhanuzi Ahiya aba, wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko, kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange nawe azakubwira uko uyu mwana azamera. Umurongo wa 4, nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya, ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yari ahumye. Ahumishijwe n'iki? Ibi bintu biri bugende gute? Umuntu yatangiye gusaza, icyo asigaranye ni ugukabakaba, kandi umugore wa Yerobowamu yikuyemo ibintu byose bya cyami, yigira nk'umuturage w'umugore rwose uciriritse. Imana irangije yitegereza umuhanuzi wayo, iravuga ngo nubwo atakibona ariko uyu muntu ni njye mubereye amaso. Amen. Imana irangije itanga amakuru. Nuko murongo wa 5, Uwiteka abwira Ahiya ati dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana w'urwaye, ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha, ari bwiyoberanye yihindure undi muki, undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati yewe muka Yerobowamu injira, niki gitumye wihindura undi mugore? Dufungira ahangaha. Dufite Imana nziza ifite ubushobozi bwo kutubera amaso mu gihe twebwe twagize gute? Twacanganyukiwe. Ubu hari abagabo n'abagore bicaye aha, Imana yakinze ubuzima bwabo, bari bafite abagabo n'abagore bari barakunze, avuga ati uyu nguyu nitubana bizaba byiza. Imana ibona azagukubita inyundo, iravuga itereka ibi mbyice, ikubera amaso. Abakobwa n'abahungu muri aha, iyo Uwiteka atagutije amaso ntushobora kumenya ibintu byiyoberanyije. Satani arimo ariyoberanya, kandi azakomeza kwiyoberanya uko bwije n'uko bukeye. Abantu bazamurokoka bakarokoka iyi mitego 3 ni abantu Imana ibereye amaso. Muri uyu mugoroba ndagusaba ngo aho Adamu na Eva batsindiwe niho Yesu yatsindiye. Aho Yesu yatsindiye uyu munsi, ikibuga Yesu yatsindiyeho ni wowe ukiriho. Ariko Yesu arimo aravuga amagambo akomeye agaragaza yuko yiteguye kuguha imbaraga kandi ukanesha. Reka mbabwire, imbere h'isi hagiye kuba ibintu bikomeye. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 10. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 10. Ndakwinginze wibaze ngo niba bimeze gutyo uyu munsi bikaba byaducanze, imbere hano biraza kuba bimeze gute? Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 10. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Amen. Bibiliya nicyo gitabo cyonyine ubu kiriho gishobora gufasha umuntu kwihangana. Bibiliya iracyafite icyo yamarira abagabo n'abagore bananiranye, iracyafite ikintu yamarira abantu ubukene bumereye nabi. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose. Kugerageza bari hehe? Harya ubwo umuntu wambutse akajya muri Kongo nawe azageragezwa? N'umuntu wagiye mu Bufaransa akagira amahirwe umuntu akamutegera akamujyanayo. N'abantu barimo guhabwa visa kandi bakajya muri Amerika bakavuga bati mu Rwanda hari ibigeragezo byinshi, abantu bambaye ubusa narebaga ngacumura, natega amatwi radiyo ngacumura, naba kugeragezwa kugiye kuza mu bihugu byose byo ku isi. Umuntu bitazagira icyo bitwara ni umuntu wateze indege akajya mu gihugu cy'ijuru. Umuntu wakoresheje ibitekerezo bye bikaba bibana n'Imana, izaza imubwira ibintu bitarabaye, imubwire ngo aho hantu harimo umutego. Uwo muntu wiyoberanyije yaje kugusaba urukundo, uwo muntu ni ikirura.
uwo mumama ushaka yuko mukundana ngo umusigire umwana ni umugome, ni umurozi. Imana igiye gutegura imitego ku bantu bayishaka, ariko ni abantu bafite ijambo ryo kwihangana kw'Imana mu biganza byabo. Dusoza, wanyemerera yuko muri no minsi uri mu bigeragezo byagucanze kandi ibyo Yesu yatsinze ukaba urimo gutsindwa nabyo? Wanyemerera muri uyu mugoroba ngo ubwire Yesu ngo mwami Yesu, ndashaka kunesha nk'uko wanesheje. Muri uyu mugoroba injira muri njyewe, undinde, urinde ijambo ryawe muri njye kugira ngo ntahemuka nkakuvaho, kandi unyambike imbaraga z'ubutwari. Yego merewe nabi, isi yankanze, inda yankanze, umubiri wankanze, ariko gira ikintu kidasanzwe ukora mu buzima bwanjye. Wowe ushaka guhungira mu biganza bya Yesu ukavuga ngo ibigeragezo byaranzambije, ariko Mana ndagusabye ngo umpe imbaraga nzabyambuka amahoro. Ngwino dusenge.